Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba ICT Rwanda. Muri iyi video tugiye kwereka uburyo washyira call waiting muri telefone yawe, noneho abaguhamagaye mu gihe uri kuyivugiraho wowe ukabibona ukaza kubitaba ako kanya cyangwa se ukaza kubahamagara nyuma. Iyi call waiting ikintu ifasha nyine, igufasha ku buryo waba uvugana n'undi muntu, abandi bantu bagushaka bagukeneye bakakubona. Hari bamwe batabikora bitewe n'uko telefone zabo baba badashaka kubishyiramo nyine n'ubundi. Telefone zimwe na zimwe hari igihe baguhamagara ukabona yanditse ngo line busy cyangwa se uza busy bitewe n'ubwoko bwa telefone. Gusa hari abantu badakunda ibi bya call waiting bitewe n'akazi bakora cyangwa se nko mu bantu b'abashiri ugasanga ntabwo bashaka kubishyiramo kugira ngo batamuhamagara kumva ari waiting ari kuyivugiraho, ahubwo ugasanga bibaye line busy cyangwa se user busy. Mu gihe telefone ari user busy aba ari kuyivugiraho n'ubundi, cyangwa se ari line busy aba ari kuyivugiraho. Ariko tugiye kwereka uburyo washyiramo call waiting muri telefone yawe, noneho baguhamagara uri kuyivugiraho ukabasha kumwitabira ako kanya, cyangwa se ukaza kumuhamagara nyuma y'aho ngaho. Bidatinze reka nze tangire. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga. Nk'ibisanzwe urafata telefone yawe ujya hano usanzwe wandikira nimero. Urabona ahangaha dusanzwe dushyiramo nimero, none icyo uri bukore urahita uza hano hejuru hari utudomo dutatu hano mu ruhande rw'iburyo, kandeho urahita uza hehe, urahita uza hano muri settings, urahita ukanda uremeze. Urabona ahangaha dufite ama features menshi agiye atandukanye, ariko features tugiye kureba ni iyi ngiyi yitwa calling account. Iyi ngiyi urahita uyikandaho gutya, ukiyikandaho bahita baguha simukadi zigiye zitandukanye. Urabona dufitemo Airtel, dufitemo na MTN. Bitewe na simukadi ushaka kubishyiraho niyo uhitamo uburyo bajya baguhamagara mu gihe waba uri kwivugiraho, ukabasha kubibona. Duhitamo ino simukadi ya mbere. Urabona hano dufite andi ma features menshi, harimo za fixed, dufitemo ama wifi. Ariko ibyo tugiye kureba ni turaza turebe iyi ngiyi ya nyuma yanditseho additional setting. Iyi ngiyi nayo niyo uri bukandeho. Urabona hari aho dufite call waiting ifunze. Urabona iyi sigite izifunguka mu gihe ifunze bimeze uku nguku, byifunze bisa umukara bimeze uku nguku, baguhamagara bakavuga ko ari line busy cyangwa se ari bakubwira ko ari line busy cyangwa se network busy. Noneho igihe wabifunguye bisa uku nguku, tegereza gatoya bifunguke bisa uku nguku gasa ubururu. N'ayandi bakaguhamagara biri call waiting nyine igacamo, ukabibona yuko bari kuguhamagara mu gihe uri kuyivugiraho. Reka dufate urugero rw'ukuntu baguhamagara igacamo. Urumva uku nguku niko baguhamagara mu gihe uri kuyivugiraho, bikagira bigasona. Ni uko nguko isona mu gihe uhamagara umuntu akaba ari kuyivugiraho, kuko nawe ahita abibona. So guys, nimba iyi video hari icyo igufashije, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubasha kubona mu biganiro bigiye bitandukanye. Reka turebe n'indi simukadi ya kabiri, turebe nayo ngo bimeze bite. Naho nk'ibisanzwe urakanda kuri simukadi, uhita uza hehe, uhita uza hano kuri addition settings. Naho dufiteho call waiting, naho urabona isa ubururu, twe twabyemejemo. Yise ubururu uku nguku niho baguhamagara, nk'uko twabivuze mbere, baguhamagara ukabibona ko baguhamagara, ndetse n'uguhamagaye nawe akabasha kumva yuko uri busy kandi iri gucamo, ariko kugira nawe uze kubibona
ushaka uhita umwitaba cyangwa se ukaza kumuhamagara nyuma bitewe na gahunda ufitanye. So guys, iyi videwo nimba uko naho ikigufashije gukora subscribe nta kibazo, ni akantu koroshye gukora like, utubwire no muri comment icyo tuzagukoreraho muri videwo y'ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.